iwabo ntibari abakene ariko kandi nanone ntibari n'abakire, abandi twita abaherwe. Bari bafite ubushobozi bw'imibereho yashoboraga kubatunga nta kibazo bagize, bakabasha kurera abana babo bane bari barabyaye, barimo bashiki babiri, Marie Catherine Josephine Braille, Marie Celine Braille, Louis Simon Braille ndetse nawe ubwe Louis Braille. Se umubyara yatunganyaga impu, ndetse uyu mwana we Louis Braille ubwo yarakiri mutoya ku myaka iri munsi y'5 ngo yahoraga muri atelier y'uyu mubyeyi we, aho azengurukamo buri munsi ndetse yigana se mu bikorwa yakoraga. Umwana wifuza kuzagenda nka se. Umunsi umwe ubwo yari afite imyaka 3, Louis Braille ubwo yari gukinisha ibikoresho by'uruhu yafashwe mu rushinge rwifashishwaga na se mu gutunganya impu, akomeza kurujomba mu ruhu hanyuma ruranyerera. Ku mbaraga ze nk'yari afite ku myaka 3 yonyine, ruhita rumwinjira mu jisho. Rukimwinjira mu jisho yahise arwara, zamwirukankana amujyana ku bavuzi bari aho hafi, abavuzi hafi kuba abavuzi gakondo, kubera yuko icyo gihe nyine ubuvuzi mu myaka y'igihumbi kimwe na za 800 bwari butaratera imbere. Icyo cyuma cyamwinjiye